Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Ndi umumama w'abana 5 n'umugabo. Nongeye kubashimira rero uburyo ki mukomeje kubana nanjye, yaba bampamagaye, yaba banyandikiye no muri comment narebye ni ukuri mwakoze. Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya rero reka nshimira abagabo kubw'uko mutegeze muntera amabuye, kubw'uko ejo nabavuzeho ibitari byiza cyangwa byiza, ariko nanone natwe abagore turi abanyamafuti menshi, natwe hari igihe tutabasha kubakira bitewe n'uko muje, cyane cyane nk'iyo hari icyo tutari kumvikanaho. Rwose natwe abagore turagoye. Ntimuntere amabuye rero namwe abagore, kuko nanjye uyu munsi namwe mbavuzeho, kubera yuko namwe iyo mugize mutya mukabona abagabo bacu baraje cyangwa banyu, hari igihe tutabafata uko bikwiye, ugasanga niba akubwiye nabi, ugasanga niba wenda hari icyo mutumvikanaho, ufashe umwanzuro mubi uhubutse, ukaba urirukanse ukagenda ugafata nk'icyumba cyawe, cyangwa se bikarangira mbese no mu buriri bihagaze. Uwo mwanzuro ni mubi, nawe ushobora kukuganisha ku burwayi, n'uwo mubana nawe ukamuganisha ku burwayi. Ikindi nanone abagore mwirinde, harimo n'abagore b'abasinzi, babandi basinda bakagenda bakajya mu kabari rwose bakarusha abagabo kunywa inzoga. Ubwo nabwo ni uburwayi, tuzabigeraho si turabigeraho, ariko utonekara ambabarire, ntago naje kumutoneka. Ariko nanone muganga, murabizi namwe abaganga, iyo umurwayi aje afite igisebe agakoraho, ntubabare. Muganga iyo abonye umurwayi atababaye arakomeza, iyo ageze aho ataka rero uko niko gukira kwe. Nawe rero ushobora kuba umugore mugenzi wanjye, cyangwa ukaba uri iki, ni ukuvuga ngo iki, aho nzagera nkatoneka uburwayi bwawe, ntuzancireho iteka, ahubwo uzareke dufatanye isengesho kugira ngo twese kiriya gihugu nababwiye cyo mu ijuru tuzafatanye kukigeraho. Reka dusenge Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiye byose ndabyanze, yuko binteranya nawe bikadutandukanya, ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishe Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana mwishaka kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye, no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ejo nibanze cyane ku mugore n'umugabo n'umwana, ariko nubwo aribo nibanzeho cyane, ntago ari rwo rugo rwonyine. Hari n'urugo rundi cyangwa se izindi ngo nyinshi, bitewe n'ubuzima murimo cyangwa n'ubuzima turimo. Hari urugo rw'abihaye Imana, namwe sinabura kubavugaho, ntago haburamo umurwayi wo mu mutwe. Hari urugo rw'umuntu wenda cyangwa se abantu bo mu ngabo z'igihugu, urwo narwo ni urugo. Ingo ni nyinshi cyane, nuko navuze hagati y'umugore n'umugabo n'umwana, ariko namwe aho hose muzagenda mwiyumvamo, cyane ko nko muri abo bihaye Imana, urugero ashobora kuba ari padiri, ariko undi mupadiri akamubera kabutindi, aho anyuze hose akamutoteza, ibyo arimo byose ntibibe byiza, bikamugeza kuri bwa burwayi bwo mu mutwe. Ubwo nabwo ni uburwayi bwo mu mutwe buturutse mu muryango w'abihaye Imana. Ntimuntere amabuye nabivuze, uw'igisebe cye kizatonekara ntazamvuge nabi, ahubwo azareke dufatanye dushakire umuti w'ubuzima bwa roho zacu n'ubuzima bwa bagenzi bacu tubana nabo.
tumenye ngo se nzabanira runaka gute, ese nzabanira uwihaye Imana mugenzi wanjye gute. Ni kwa kundi, ni bwa buryo bubiri, kwihangana no gusenga Imana. Ibyo nutabikora uri uwihaye Imana, rwose ndakurahiye uzarwaza bagenzi bawe ubwonko. Ariko nubikora ukagerageza aho bikuyobeye burundu, ukagerageza gusenga Imana, bizagenda neza. Ejo rero navuze no ku bantu bavuga ngo neretswe, cyangwa Imana yantumye, cyangwa Imana yambwiye. Uyu munsi nshaka ko dutangira kugira ngo umenye ngo Imana yantumye ni iyihe, uwantumye ninde, ese ibyo nabwiwe ni ibiki. Njyewe nicaye aha Mukandego Marie Clarisse, ndimo abantu batatu. Nawe uri aho ngaho urimo abandi batatu. Hari umuntu uri imbere yanjye, hakaba n'uri inyuma yanjye, hakaba nanjye ubwanjye urimo hagati. Uri imbere yanjye ashobora kunyobora mu nzira mbi cyangwa nziza bitewe n'igihe ndimo. Uri inyuma yanjye ntashobora kunyobora mu nzira mbi cyangwa nziza bitewe n'ibyo ndimo. Ariko njyewe ubwanjye urimo hagati, ninjye uri mu mutimanama wo kumenya uko nzabana na ba bantu babiri, uri imbere n'uw'inyuma. Uti nzabana nawe gute rero? Nzabanza numvire Roho Mutagatifu mbere yo kumvira uw'imbere n'uw'inyuma. Nutumvira Roho Mutagatifu, uzagana ku burwayi bwo mu mutwe. Uti gute rero? Nababwiye ko ndi umumama w'abana 5. Reka nishyiremo yuko nkiri umukobwa. Ndahagurutse mvuye mu rugo rw'iwacu. Ubwo mpagurukanye abantu 3. Ngeze mu rugo ngiye gushakamo. Nsanzemo umugabo. Turahuye, dukoze ibyo dukora, nawe nzaniye abantu 3. Ubwo tubaye abantu 6 muri uwo muryango. Noneho ningira gutya agatima kakanga, nkaba muciye inyuma. Ubwo nimuca inyuma, ba bantu ntabwo tuzaba tukiri 6 gusa, ahubwo tuzaba 9. Kuko nzajyana ba bantu 6 muze na wa mugabo wundi, noneho ba bantu baba 9 aho kuba 6. Nawe nagira gutya akaba yari afite umugore, akazana nawe bakaza ari abantu 6, ubwo tuzaba twabaye 12. Umugabo nawe naca inyuma akagenda akazana ba bandi bundi muryango, ubwo tuzaba tubaye benshi. Ba bantu rero nazanye nabo nasanze bitwa abazimu. Abazimu ni ba bantu bo mu muryango w'iwacu bapfuye. Abazimu ni ba bandi bo mu muryango w'iwanyu bapfuye. Ningira gutya rero ngakomeza izo nzira ndimo, n'umugabo akazikomeza cyangwa se mbese nkakomeza muri njyewe, bizarangira ba bazimu batakiri abazimu, ahubwo babaye imyuka mibi cyangwa abadayimoni. Abo badayimoni rero iyo bamaze kukwinjiramo, mbese babazimu bakubayemo benshi, muri wewe uba wumva ukeneye ubusambanyi buri munsi, ukumva nibyo ugomba kubamo, ukumva nibwo buzima, mbese ukumva utabikoze byaba ari ikibazo. Icyo gihe warangije kurwara. Noneho uko ukomeza usambana, bizageraho ba bandi noneho babe batakira abantu, ahubwo babe amashitani. Amashitani rero iyo umuntu yamaze guhura n'ayo mashitani bigenda gute? Iyo umuntu yamaze guhindurirwamo ayo mashitani, mbese iyo yabaye shitani, ni nkaho ari we shitani, icyo gihe ntacyo ubukikanga, uragenda. Mumbabarira abantu munywa agacupa rwose, ntawe nteye ibuye, ariko namwe mushyire mu bwenge bwanyu, muzabona hari bagenzi banyu barenze umurongo. Gute rero? Utangira ari gakeya, unywa gake, uko ugenda ukanywa akagenda akiyongera, uko kiyongera karakomeza,
uko gakomeza gutyo gutyo kageraho noneho cyagiye washwanye n'umugore cyangwa n'umugabo wawe, ukajya gutyo ukegera undi nanone byayobeye nawe ukamubwira uti nyamara njyewe iwanjye bimeze gutya, akakubwira ati ariko se niba umugabo wawe yafashe icyumba cye cyangwa niba umugore wawe yafashe icyumba cye, waje nkakwereka hari abakobwa beza ubu ukamwihorera cyangwa hari abasore beza ubu ukamwihorera, birangira gute rero? Uko wari wasinze za nzoga zuzuye ubwonko bwawe, noneho ubonye indi nama ikunguye nayo itari nziza, uhita ukatira hahandi byihuse kuko wa mutima nama ya Roho Mutagatifu yagiye kare ntayikikurimo. Biza kurangira rero wabaye umurwayi, wishoye mu busambanyi. Abaganga murabizi, umuntu wese wagiye mu biyobyabwenge, yaba inzoga nyinshi muri we, yaba itabi ryinshi, murabizi neza yuko ari uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo wa wundi yagiye mu busambanyi aragenda agasambana, ni byiza, ariko birangira noneho rero bitakiri kwa kugenda gutyo gusa, none no kuza akabikora mu maso y'uwo babana, aba yumva ari ibintu byoroshye, akumva ni ikintu cyiza cyane rwose, kandi nta nicyo bimubwiye. No kuba yanabikora noneho mu bana nta kintu biba bikimubwiye. Ibyo ni ibintu akora cyane. Biza kurangiraho na bwa busambanyi bikomeje bikarangira hajemo n'ubujura, hajemo n'ubugambo, ibintu byinshi mbese. Nubona uri kumwe n'umuntu ukabona yagize amagambo menshi muri we, aho kugira ngo umugire inama uti vayo hano hari abakobwa beza, cyangwa aho kugira ngo umugire inama ngo muvandimwe ibyo ngibyo urimo ndabona njyewe nagufasha, ahubwo nka kwihera nk'agacupa ukanywa ukabyibagiza, aho kugira ngo umuyobore iyo nzira, uzamuyobore kwa muganga w'uburwayi bwo mu mutwe. Uwo ni umurwayi, uwo ntabwo akirimo ya Roho Mutagatifu. Cyangwa se umuyobore mu banyamasengesho. Niba uri umurokore, nababwiye ko ntivanga mu bintu by'amadini kuko mfite iryo mbamo nawe ufite iryo ubamo, ariko nta dini ritagira abanyamasengesho. Muri kiliziya harimo abanyamasengesho benshi, mu barokore mufite abanyamasengesho benshi, ariko njyewe nk'umuntu w'umukarisimatike nakuyobora kuri kominote ya Emmanuel, bakagutega amatwi bakareba ikibazo ufite. Byabaye uburwayi bukomeye, bakubwira bati muvandi wararwaye, jya kwa muganga. Hari umuntu utazi ko urukundo narwo burya ari uburwayi bwo mu mutwe. Iyo ukunze cyane bikakurenga nabwo ni uburwayi. Ubwo rero muvandimwe, ushobora kuvuga ngo Imana yakubwiye, ariko mu by'ukuri niba ufite ibyo bintu nakubwiye bikurimo, itondera iyo Mana. Ushobora kuba wabwiwe n'iyo Mana y'abo bantu bapfuye, cyangwa ukaba wabwiwe n'iyo Mana yo mu ijuru. Uzabibwirwa n'iki rero ko ari Imana y'abapfuye cyangwa ko ari Imana yo mu ijuru? Niyo mpamvu ukwiye kwitonda mbere yo kugira ngo uvuge ngo Imana yantumye. Ubanze wisuzume wowe ubwawe, uvuge ngo ese mu by'ukuri ndakijijwe bifatika ku buryo natangaza ubutumwa ngo Imana yambwiye? Banza urebe imikorere yawe, ukubana n'abandi, urebe imikoranire yawe, uko ukorana n'abandi, urebe imikoranire yawe mbere yo kuvuga ngo Imana yagutumye. Ubanze urebe Imana yagutumye iyo ari yo, kuko niba ugize gutya ukavuga ngo Imana yavuze itavuze, wise Roho Mutagatifu ikivume. Kandi ntawe ushobora gutuka Imana Data, Imana Mwana atabibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ntabwo ibyo rero ari byo. Wituka Imana, wituka Mwana, wituka Roho Mutagatifu. Banza umenye neza ngo uyu muntu wantumye yavuye hehe, izi mbaraga zimbwiye ibi zivuye hehe. Kristo Yezu akuzwe. Ndabashimiye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.